kuwa gatandatu nibwo nabonye no ikiganiro bakimpaye ejo ariko bivuga ko kuwa gatandatu aribwo umugabo ukora business wikorera yafatiye umugore muri logi ikayonza babyumva akamufatana n'umugabo w'umushoferi umugore wakaba ari umwarimu ari umudirectrice w'ishuri babyumva nkaho ibyo bidahagije disciplinary w'abarimu mu karere utigute rero umugore uyu mugabo akavuga ko buretse gatoya ariko ingero nyinshi z'uburyo abagabo bahohoterwa ni nk'izo bakakwirukana mu mitungo hari urugero nakabaye ntangasha ariko rurandeba tu Yes, reka twizere ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza cyane mwese mukurikira ibiganiro byacu kuri KOP. Twizere ko muri amahoro, twizere ko mumeze neza cyane, kandi turabashimira rwose urukundo mukomeza kutwereka mureba ibiganiro byacu mukabisangiza abandi bantu kuri share, mugakanda like aho ngaho ni sawa, mukaduha n'ibitekerezo bitewe n'ibitekerezo natwe byacu, mukavuga muti mwarimu hari icyo atuganirije ariko nanjye hari inyunganizi, hari icyo nabaza, hari icyo ibintu nk'ibyo rwose, kandi ibyo ngibyo turabireba tukabishima nta kibazo. Ngiye kuganira rero n'ubundi na mwarimu wacu duhurira mwari no shuri ry'ubuzima ariko muri classroom yitwa KOP. Niho tugiye kwicara ubu ngubu rwose mwegere ku ntebe z'imbere twige, hanyuma kandi ntukave mu ishuri ntacyo utahanye, winjire mu ishuri taha amaramasa. Yego. Fuade. Komeza. Yego, ariko mbere yuko rero dutangira kuva ndi mu rugo kugera ikiganiro kirangiye bagenda mbona ibindi birungo. Reka rero tubanze tubabwire yuko abantu mushaka yababwe urashoboka yuko wubatse inzu cyo kubona umushite wawe cyangwa undi muntu wiciriye ahantu wubakiwe inzu nagahinduka ubona karakwishe, cyangwa se uri mu nzu ariko uko utashye ugira nka gutyo ukimyoza umva agahuyu ka imidite ukabona ahantu hiyashije inzu utarayimaramo n'umwaka, ukahita wibaza amafaranga yose washoboye ku nzu ugiye kongera kubaka kweri. Warubatse mu rugo nta gasukari babona, abantu bose ibintu barahagaritse, none ukibaza utarya akaboga udaca akaboye none inzu yawe igiye kukubomokana. Ni ukubera ko wari utaramenya Premium Construction Group. Abo rero inzobere cukubiri no kujya uhora usana inzu buri mwaka. Komeze na cukubiri mpaka uzimaze. Cukubiri ni inyubako zimeze nk'iziri ku Gisozi Ikinyinya ureba ikami zateje ibibazo zigafungisha n'abantu. Cukubiri n'agahuyu mu nzu gaterwa na imidite kubera ko muri toilette amakaro bayometse igice kimwe. Cukubiri n'inzu zisaduka bikazatwara amafaranga menshi mu kuzisana. Gana Premium Construction Group dukorera hose mu Rwanda, ariko icyicaro cyacu kiri i Rusizi, ikindi kirano i Remera imbere ya REB neza cyane. Uhitubona icyapa imbere y'umunara, ukatubona icyapa cyanditseho Premium Construction Group, ukaza ukanadusobanuza. Si ngombwa yuko uzuje kubakisha, uraza ugasobanuza ukabona amakuru waba ugiye cyose wazagira kubaka. Abantu benshi bari muri diaspora bohereza amafaranga ngo babubakire, bazaza bagasanga inzu yubatse rubera iki babyita fose keri. Ugasanga inzu yawe ni fose keri kubera ko utakoresheje Premium Construction. Yego, muduhamagara rero kuri 0783 844 cyangwa se kuri 0785559046. Ibyo rero nibirangiza wamaze kubaka inzu, wamaze kwizera ko ikomeye yubatse neza kandi wagiriwe inama n'abahanga, uzahita ujya kurya akanyama, ujya babyita urwururukanzu. Urwururukanzu Premium Construction Group maze kukwereka inzu yawe. Urwururukanzu ni kwa Musonera Sostene La Vista Kigali. Vista Kigali habarangire aho rero. Kuko ntahazira
mu kizunguruko urenze mu izindiro iryo jambo kwa rero inzira ikizunguruko. Nicyo rompwe jya wivugira rompwe rompwe mu mahuriro y'imihanda umuhanda ujya kuri kaminuza y'Imasoro y'Abadiventiste umuhanda ujya mu nganda umuhanda ujya kuri Azamu umuhanda ujya Bumbogo icyo kizunguruko kiri iyo mihanda yose munsi y'umuhanda hari parikingi nziza niho ugenda ugasanga bya bindi byose bibutse wahabona ahantu heza ho kuruhukira ibyumba byiza utakumva ibintu byo gusakuriza icyumba gifite na saro ushobora no kwagira abashyitsi bo bati rero nagiye kuruhukira ariko mwana haza mukansura tukaganira nta kibazo ibyumba bifite saro bifite amabaraza meza cyane hari igisope cyiza cyane mu gataramana hari akanyama keza cyane ushobora gutamira rwose ihene ukavuga uti ino hene yokeje neza hari biyari hari imipira amasare y'inama za screen abakora za anniversaire z'abana iza mariage hari screen ujya kureberaho umupira inama z'ibimina ukabona ntaho bitandukanye nuko wari kuri telefone ugira guri ya kuri screen hari VIP rega ujya ureba inyubako ziri haruguru yaho ayinya wa munsi yaje kugira wa munsi ntago nibuka umunsi ariko yabikoze neza aha aho rero muduhamagare kuri 0785408040 mu booking wo mwaba muri hose aba bari hanze bashaka gusohokeraho no gutembera cyane abantu bazana imizigo imiryango yabo iri kure umuzigo wawe ukawuzana mu cyanya cy'inganda Imasoro ntabwo ari ngombwa ko ujya kuryama nuza hahandi giwakari yakaritse bahita guki igikondo Sodoma ntabwo urimo kujya kuryama Sodoma hinira hafi ukurikirana umuzigo wawe bawupakurure uzuryame mu gitondo bapakire ugaruka uryame uhaguruke wisubirira Rusumo kandi uryama ahantu afite umutekano utagira ubwoba ngo ubwatsi bwawe wagendanye mu isakoshi umuntu yabuguye kuryama mu mwobo uvura umuntu ufite amafaranga ushaka wagiye kuryama ntabwo ari benshi nuko Musonera ni umusirimu yabaye umunyamakuru mugenzi wacu twakoranye igihe kinini nta rogi twise imyobo ariko nta nubwo hahenze pe ntabwo hahenze hari ahantu rwose birumvikana gusohororoka yego nyine yaho ukagera ugahurirayo wajya ahantu Nyagasozi oya ni VIP pe utatuzakoreraho ikiganiro yes ubwo dusigaye dufite kamera tuzideplasa tugende tuhakorera ikiganiro nibura 2 mu kwezi tuzatubikorera hariya twavuganye ko umunsi twagiye kuhakorera ikiganiro niho uzajya twakira muzajye muryoherwa ze mwibuka gusa nabo mwasizemo wibuke nabo usize mujye muza tujyane essence narayemeye urumva essence narayemeye kujya utaza ngo tujyane yego aha dufite rero topic nziza uyu munsi nziza cyane kabisa hari umugabo umwe ntari buvugize nigeze kubona yakoze ikiganiro kuri radio na televiziyo ye avuga ngo ariko kwera abagabo ngo abagabo ntago bagira umuntu bavugira bagahinda kabagabo ubona yababaye bagahinda kabagabo ninde uzavugira abagabo ko nabo bagira agahinda ko nabo bababara nabo bagira amarangamutima nabo bahohoterwa nabo bahura n'ibizazane mu ngo cyangwa se mu rugo harya mu ngo byo biravugwa nabyo biravugwa mu ngo ibyo bintu byose mu kazi bahohoterwa hino bahohoterwa iyo topic rero nagira ngo mube hafi mwegere ku mirongo y'imbere rwose niyo tugiye kuganiraho mu buryo burambuye nuza hasohotse statistique yagaragaje ko ihohoterwa rikorerwa abagabo yikubye 7 bari muri 300 ariko ni ingingo tugomba kuvugaho twitonze kuko ntabwo ryikubye bishobora kuba ryarikubye 2 cyangwa 3 ahubwo amakuru banditse mu nkuru avuga ngo ubushakashatsi bwa statistique buravuga ngo abamenyekanye so abataramenyekanye nibo benshi kuko aba abamenyekanye bageze kuri Isange One Stop Center kandi hari n'abataza aho iherereye hari n'abanga kujyayo yego icyo ni kimwe hari abanga kujyayo hari abataza aho iri hari noneho ubwo icyagabanutse gituma imibare yiyongera y'abamenyekanye ni ugushira ubwoba
ni guhindura imyumvire nuko itangazamakuru ryagiye ribimenyekanisha none n'abayobozi b'inzego z'ibanze nibo bateraga ubwoba abagabo wajya kureba gitifu w'umurenge uvuga uti umugore yamuhohote agahita ahuruza inama ngo muze murebe ikigabo cy'ikibwa gikubitwa n'umugore wataha wabibwira abandi bahohoterwa bakicecekera bakubika umutwe mu maguru ariko ubundi ihohoterwa rirahari irivugwa n'iriki ikiyongereye ni awareness na behavior change y'abayobozi no gushira ubwoba kw'abagabo kubera ko byavuzwe bikavugwa ariko ubundi rirahari mu buryo bwinshi statistique uko ibyerekana igenda ivuga ibijyanye ihohoterwa rikorerwa ku mubiri ihohoterwa rishingiye ku mitungo ihohoterwa rishingiye ku gitsina iyo tuvuze ku gitsina harimo gukoreshwa imibonano ku ngufu harimo gukoreshwa imibonano ahatarabugenewe guhatirwa gukoreshwa imibonano ahatarabugenewe icyo numva batavuzemo ni no kutakora imibonano uri umuntu w'umugabo kandi icyo wazaniye umugore naryo ni ihohoterwa uraseka ibi byose bigira ingaruka uyu munsi tuvuga kuri iki kiganiro hari abantu benshi bahamagaye baduha ingero batubwira ukuntu hari abagore barara mu tubari ngo baceza hari umukobwa duhamagaye ari Kicukiro atubwira ati umuntu w'umugore yaraceza yasize abana mu rugo n'umugabo arimo araceza imbere y'abakwe imbere y'abakazana ariko akavuga ati hari n'abagabo nabo bari irresponsable akakora ubuyede agahembwa 4 bibiri akabinywera mu kabari rimwe na rimwe agahonana n'indaya umukobwa durugira ati naho umugore we arajya mu murima ahetse umwana yakuruye n'ihene agataha yikoreye imigozi ibijumba yakuye n'imigozi we akabanza akayitera akagera mu rugo agashaka iyo sombe ndavuga uko umukobwa yabivuze agashaka iyo sombe cyangwa ibyo bijumba agategura kumba umugabo yayandi yose mu buyede yayamariye mu cyuma so ariko ntago turi buvuge kurya abagore kuko ryo riramenyerewe rikunda kuvugwa n'imibare ntago bakirwa bayijyamo cyane ikiri inkuru nuko n'abagabo bahohoterwa kandi society igomba kubyumva kandi niryo senyuka ry'umuryango kuko umuryango urimo ihohoterwa ntushobora kugira abana bazima ibyo tumaze iminsi tubivuga mu babitekereza babanze barebe ngo umugabo uhohoterwa iyo uhohoteye umugabo na kagahungu yabyaye ubwo byarangiye wakishe mu bwonko umwishe mu bwonko nitwibaza ngo kuki abasore batagishaka ushobora gusanga benshi barahabuwe n'ihohoterwa ba nyina bakorera basi noneho we wambwira gushaka nshaka umugore angire nk'uko mama agira papa barazajye kunyica bavyumva uba wishe n'ejo hazaza ubundi kubyirukira mu muryango utekanye kandi ushoboye nk'uko NST1 yabivugaga manza na NST ariko ibivuga kubyirukira muri uwo muryango urimo ubushyuhe bwuzuye bwa papa na mama ukabukuriramo niko kuvamo umunyarwanda muzima naho ukuriye mu makimbirane nawe azakimbirana ubishake cyangwa ntubishake nushaka gukora karado rwa mureke haguruka profane nimushaka gukora ubushakashatsi muzagende mureba abana bari mu nzererezi ba mayibobo abari mu bigo ngororamuco n'abari muri za gereza uzasanga baza ari mu muryango kandi byaha mu guca bene izo manza ntabwo umuntu abanza kuvuga ngo ubundi uyu muntu yakuriye hehe sibyo upfa ko wakiguyemo gusa donc ejo nagwaye akavideo turifashisha ingero ziri current yego hari umugabo w'inshuti yanjye reka mwitse inshuti yanjye simuza ariko anyandikira kenshi agatanga inyunganizi mu biganiro ariko akambwira ko umugore yamutaye n'ubu arimo arambwira ngo mukorere ubuvugizi abone minerivare y'umwana nkamubwira nti rero bisaba ko ubona kanyu kaza ukajya kuri kamera ukabyikorera ni kubera ko hari igihe mbikora abantu bagakeka ko ari ngewe wigamije yego wibwera mvura umugabo wibwera mvura ambwira ko ngo ashobora kuba afite ikibazo cy'akaguru aza n'amaguru Nyabugogo cyakaza ku Gisozi yatangiye kubimbwira kera ejo bundi umwana we ataha nta birote none ubu ntarasubira ku ishuri kubera ko umugore yamutanye umwana
yamutanye abana, umugore aragenda, tugeze kubivugaho, aragenda ashaka undi, yashatse undi mugabo, yashatse undi mugabo, aho ari yarabyaye, abyaye akaza kubwira umugabo ngo namuhe umutaka wo gutwikira umwana, akabaza ati ese wabajije uwo mwabyaranye, umugore ngo akamubwira ngo ntabwo abizi. So umugore ukiva mu rugo, tugeze ku kibazo, umugore ukiva mu rugo rw'umugabo ahita ajya mu buzima butamenya uwamuteye inda. Urukumva ubwo buzima kutamenya uwaguteye inda ni iki? Ni ukugira abagabo, ni ukubonana n'abagabo benshi mu gihe gito, 3 ku munsi, 10 mu cyumweru, kandi ntabwo inda ushobora kumenya isaha yinjiriye, ntabwo bishoboka. Uri mu burumbuke ukabona n'abagabo 3 ntuzamenya uwayiguteye. Nk'uyu mugabo rwose andya ahantu, ariko ngewe mufasha ku giti cyanjye, ntabwo nzamutegereza aze kuri kamera yisabira ubufasha, kuko ibindi byo bisa naho nabigiye ngenda mbyiye karita kubera imihanda ntabwo imeze neza. Uwo numwe. Ejo bundi iyo bweramvura nanone niho twumvise umuntu niho aramwitaga Rasta wiyahuye yari mudugudu, yarashinzwe umutekano mu mudugudu, ariko mu nkuru bakavuga ko yiyahujwe nuko umugore we w'umwarimukazi aba mu kadege, umushahara wose ahembwa mu kadege, kakarya agaturitsa rimwe kabiri ubundi kakamuturitsa, abibamo gutyo biba karande, abimbata y'akadege. Mu byatumye umugabo yiyahura nibyo. Urumva dofisi byahohoterwa riraganisha ku rupfu. Uwo ni uwa kabiri. Indi kesi yo mu Miyove nubwo ngiye kuyivuga, iyo ntabwo ari umugabo uhohotera abana na nyina. Mu murenge wa Miyove hariyo kesi nayo bamaze iminsi bambwira y'umugabo wafungishije umugore, umwana we w'umukobwa n'umuhungu we kubera imitungo. None ngo kubera imbaraga afite ngo nushatse kubivuga wese aramufungisha. Uwo muntu nawe tuzabonana twahanye kuwa 4. Ibyo ni hohoterwa mu muryango. Wabonye akavideo, ubwo ndaza gusoreza kuri Ruhango. Reka mpere Ruhango nasoreza imusha kwa diregitirise. Uwa Ruhango waduhamagaye mu gitondo yatubwiye ukuntu noneho abagabo bahohoterwa cyane cyane abageze mu zabukuru. Urabona iyo utangiye kugeza imyaka 45, imbaraga zo gukora akazi ko hanze y'urugo nako mu rugo ziba zigenda zigabanuka. Uza akantu kitwa MMS. S. Buriya iyo ukiri mu myaka 3 ya mbere y'urushako, MMS biba bivuga matin midi soir, morning midday ubwo evening ni mu Gifaransa. Matin midi na soir ugifite akabaraga 3 ku munsi, matin midi soir. Hanyuma wagera mu myaka 5 maze kubyara rimwe kabiri, urumva MMS kavuga mardi mercredi samedi. Ubwo nibwo ubasha kugera kuri rutara. Wabyumvise? Wamara kugera muri 20-30 ni mu rushako guhera muri 20 ubusigaje MMS bivuga ngo Mars, Mai, Septembre. Ubwo ni 3 mu mwaka. Watangiranye 3 ku munsi, ukurikijeho 3 mu cyumweru, ukurikijeho 3 ku mwaka. Iyo rero umaze iyo ku myaka age chronologique uri hejuru y'imyaka 50, MMS yawe ibivuga ngo mes meilleurs souvenirs. Ni nka kamwe mu myaka 5. Iyo ugeze aho rero, kandi scientifique bakavuga ko abagore bo ni inverse, bakura bashaka, umugabo agakura ananirwa. Umuntu wo mu Ruhango rero duhamagara tubwira ati
abantu bageze mu izabukuru ni hejuru ya 60 ariko batangiye gukura 45 50 atakibasha gukorera amafaranga ngo atunge urugo no gukora mu buriri bikamunanira urumva ntacyo ari kwinjiza mu rugo ntacyo ari kwinjiza mu buriri noneho abana bakaba bamaze gukura niko batubwiye niko umuntu yaduhamagaye atubwira warakobotse uragerageza abantu urabarihira urabarera urubaka ushaka imitungo ariko kubera ko ugeze ahantu wirwa wubitse umutwe wirwa mu rugo wifashe mapfubyi cyangwa se ugakaraba ukajya ku muhanda ukareba ujya ubabona abantu babayeho gutyo basoje kariyeri kuko nyuma ya 45 nta kigo na kimwe gihamagarira abantu ngo baze badepoze basaba akazi bembe nta hamwe bavuga ngo nuwa 50 turamufata aho na pansiyo kubera ko ari 60 ubu taratangira kuyibona nuvuga ngo iyo ugiye muri chômage à 50 ans urategereza imyaka 10 umuryango uko umuntu yatubwiye umugore n'abana bamaze gukura bakamuviraho indimwe ko yamaze kugera muri inabutokomba yamaze kugera ahantu ntacyo amaze ntiyinjiza amafaranga ntashoboye no kunezeza umugore bakamuviraho indimwe bagatangira kumuhohotera mu magambo ese abantu mwirwa mwe abana ariko ubundi abantu birwa yicaye baba bameze bate bakibagiza ko yakoze pansiyo ntiratangira araho ubundi impamvu uri kongeraho pansiyo ni ukugira ngo na RSSB nabyumve umuntu wabashije kwiteganyiriza y'amezi 180 igihe agaragaje ko atakiri embauchable eligible ku kazi bakabyize bayimuha koma avance bakagira uko bamufata kuko iyo periode abantu bahasinzikira ni benshi hari n'abapfa noneho uyu muryango watangiye kukubana nk'utagira icyo umaze kandi warigeze gukora mu busore bwawe bamwe bakiyahura urumva baragucaho basitara wavuga uti ese shahu wanzaniye ntago birashya ariko abantu batuzwe no kugabuza gusa bite byanyu nyamara badakora bashonja umuntu agahangayika ikindi gikurikiraho ubwo sindagimusha ikindi gikurikiraho umuntu ufashwe gutyo hirya habari nyirakanaka nawe wenda nawe waburaniwe wibana ku mpamvu zimwe na zimwe watandukanye n'umugabo cyangwa yarapfakaye wakaba afitiye impuhwe wa musaza babyumva rimwe na rimwe akamucaho ku muhanda akabwira waramutse ute umusaza yego ndaho ntamubwira ariko akabazi ko mu rugo afashwe nabi wa musaza nawe yatembera nyirakanaka akamuhamagara ati ngwino ngusomye ku gasururu wendi iwabo iwe atakabonye ejo bundi agasubirayo none ugasanga wenda bagize indi mibanire babandi bakongera agasakuza urumva ukuntu abagabo bahohoterwa mu buryo bwinshi ntago njya mu byavuzwe muri statistique ariko ingero nyinshi z'uburyo abagabo bahohoterwa ni nk'izo bakakwirukana mu mitungo hari urugero nakabaye ntangasha ariko rurandeba tu rurandeba ntago ndabona amakuru neza ariko hari umuvandimwe nawe ngo basinyishije niba baramusinyishije yasinze ngo bamwandikisha ko imitungo afite asigaranyeho 10%. Ejo bundi bampamagaye muramu wanjye yampamagaye ambwira ko abana ba mukuru wanjye aribo bamugemurira ngo bamukantu kameze nk'akageto ntago ndabimenya neza kuko ntago yigeze abimbwira yarabimpishe ariko urumva nawe ubwo yatangiye deje ihohoterwa yatangiye guhohoterwa barabimutwaye ariko ntago nzabimenya ubwo nta detail nta ubwo ne bamusinye nampise mgaruye kubera kuvuze ngo nta detail urumva nufise natanga detail ku muntu ku mufamiliye nuko ugasigara gusura nyine urabona ko bise nkonja yego urumva bakakwirukana ku mitungo byose akabigira iby'abana na nyina ugasigara nta kintu no kwigurira ukweta ari intambara urumva nk'uwo muvandimwe arimo aratungwa n'abana ba mukuru we nibo bafite izo muwe umugore yateye ishoti
ariko urahazi nta hantu harya tugeze kuhaca tugafata akantu tugiye ubushe tujya ahantu twahagaze unyura ugiye iwawe nta hantu twaciye ntacyo ni hariya se hano nyine ahantu twahagaze tuvuye hari hakurya cyane nkinjira hariya byabereye kandi ukuntu bicomekanye n'ubundi nzagera aho mbibomore iyo dosiye irimo abantu twagiriye neza batabizi twari umuntu hari umuntu nagiriye neza mu bijyanye n'akazi abivamo amahoro ava kure yigira hino noneho araza akaba ari umwe mu bajyanama babi b'uwo mugore wasinyishije umugabo ntabwo azi ko mbizi wibabara ntabwo azi ko mbizi ndi guca amarenga kuko narabyumvise numva amawodiyo numva iki mbyumvamo uwo mudamu w'umuvandimwe ariko mbimubaza nihitira n'amagambo make mwanza byari byaramaze gupfa nawe ansubiza make muhisha ko nanabizi ariko ntabwo nzi ko bigana byageze benaho nuko ubwo rero urumva iyo rero icyo ndashaka kubwira inkurikizi nuko kuvuga ngo mu rugo umugabo afashwe nabi rimwe na rimwe akabona undi muntu umufitiye impuhwe nabyo bigateza irindi kimbirane yajyayo wenda akababyaye y'umwana wa mwana bikaza ibibazo kugira ngo abone ku mutungo wa se buriya mu ngo ihohoterwa rikorerwa mu ngo ku bagabo ku bagore no gutinda mu kabari kw'abagabo nabyo ni irindi hohoterwa baba bari gukorera abagore kubaraza mu mbeho ariko ni nka cya kintu tuvuga ngo igi n'inkoko n'iki cyabyaye ikindi turi kumwe hari umugabo utinda mu kabari anywera ye n'ay'umuryango ariko kubera ko ari gukwepa kujya mu rugo mu rugo byabaye bibi akishumbusha akabari noneho kubera ko ku kabari ari ku karubanda kandi mu rugo hihishe bakazajya bavuga ngo uriya mugabo yabaye kazizi kandi ibimutera kuba kazizi biri hahandi mu rugo urumva wamenye icyateye ikindi n'iki umuntu aje bavuga ati gusinda k'uyu mugabo kwatera ibibazo mu rugo barakennye ibintu byarakomeye undi nawe akavuga ati uyu mugabo ibibazo byo mu rugo byamugize umusinzi aba adashaka kujya mu rugo kubera ari umuriro ubusinzi bw'uyu mugabo bwatumye urugo rukennye none usibwo igi n'inkoko n'iki cyabyaye ikindi nubwo tuba tuvuga turahinduramo urwenya tuba tuvuga ku miryango y'abandi tutavuze amazina wenda n'iyacu ntiwamenya niba ari shyashya kuba tuba dukeneye kwigisha ariko umuntu uzakubwira ngo nubona umugabo yaraye mu kabari nk'ubwo n'uwaduhamagaye yavugaga ngo umugabo ngo yigize umusinzi ngo yaraye mu kabari ariko ni gute umugabo ashobora kunywa inzoga akageza saa 9 afite urugo rurimo matora rurimo umugore rurimo abana atabuze aho aryama mu byo twibaza kuri uwo mugabo uraye kuri kontwari twakibajije naho ataha uko byakabaye bimeze bariya rero benshi baba bari muri rya hohotero ariko abana n'umugore bo bakazamura urutoki bavuga ngo araduhohotera kuko anywera amafaranga y'umuryango ntabwo yerekana ayakorera aho ajya kandi we atinda hanze agira ngo agereyo urusaku rwagabanutse sha uraseka wowe nuko icyo nicyo bisobanuje katugire nsoreze kuri directrice se wimusha wabonye aka video byabaye ne kwa gatandatu nibwo nabonye ikiganiro bakimpaye ejo ariko bivuga ko kwa gatandatu aribwo umugabo ukora business wikorera yafatiye umugore muri logi ikayonza babyumva akamufatana n'umugabo w'umushoferi umugore wakaba ari umwarimu ari umudirectrice w'ishuri babyumva nkaho ibyo bidahagije disciplinary w'abarimu mu karere urumva ngo yari muri komite ya discipline ku rwego rw'akarere komite ya discipline y'abarimu ku rwego rw'akarere ari nawe uyiyobora
ibyo birarangira barabafata baraye nko kuri muri kasho nka rimwe cyane ko ibyo barimo bitagize icyaha. Ndabizi ibintu ntabwo urabyemera, baza twigishe, ntabwo bigize icyaha, bose bujuje imyaka, nta wafashe undi ku ngufu. Ubundi ibyo ni ibintu bibiri, abantu barengeje 18 nta ngufu zirimo, nta cyaha kirimo. Ariko we wigeze kunyibwira ko iyo uwo bafitanye isezerano iyo ntabwo bibi cyane sociale, no kwica amasezerano nyine. Kwica amasezerano ntabwo ari icyaha, ni icyaha civile kidafungirwa. Kuko uyu mugabo ntaragaruka ku mudamu, uyu mugabo akomeje kurekara bavuga ngo babarekuye, neze babagumane ko nta cyaha kirimo. Wowe ubonye gihamya, we wa mugabo ubonye gihamya yo kujyana ikirego cya gatanya, wirakarana umujinya nako wikorana bya bindi wibikorana umujinya ngo wumve ko bagomba gufungwa, nta cyaha bakoze. Ucyo yishimiraga no kuba umugore wamuciye inyuma yabafunze n'uwo mugabo. Yego, ntago ari icyaha, we abonye gihamya zamufasha kubona gatanya. Ikibazo tujya tugira muri no societe, sinzi iyo case ahandi nigeze kuyumva ariko ndaza kuhibuka, nk'umugabo okay, oya ntago urwo rugero ndutanga, ariko hari ahantu umuntu aba ashaka kujya mu itangazamakuru ariko adashaka guca mu nzira y'amategeko. Uyu mugabo ashobora kuba adashaka kurekura umugore ariko ashaka kumwandagaza, kuko ubundi icyo yabonye ni inzira ya gatanya, nta yindi. Nigeze gukora inkuru nk'iyi, bishaka kunteranya n'uwari minisitiri wa justice, nayikoze Nyamagabe. Urabyumva? Umudirecteri na secretary we, kandi secretary afite umugabo w'umwarimu. Noneho umwarimu aza aba inkuru ndayikora, kandi ngo byari byo, kuko nyuma yaho musenyeri yaraje abisubiramo umwe amuha transfer. Maze gukora inkuru nakoraga muri Bwiza, inkuru igeze kuri minisitiri wa justice wari uhari, nyine abishyira mu rwenya, avuga ngo tipe yanyise tipe icyo gihe, ngo tipe ngo yagiye ngo yumva ngo kuri Twitter ngo tipe ngo yakoranye n'umwarimu ngo kugira ngo baharabike directeur. Ngiye kuba ko ntaba kuri Twitter bahise babinyereka, noneho nanjye navuga ngo ni mumusubize ngo maje zawe zikora iki kugeraho mwarimu atazi inzira ya gatanya. Icyarimo ni iki? Nuko uwo mwarimu ashobora kuba azi inzira ya gatanya, cyangwa nta bimenyetso afite, cyangwa adashaka kurekura umugore ari ukumwandagaza, kuko n'umugore twagezeho turavugana. Izi case rero ziraba, ugashaka ukumva umuntu we n'uwo bashakanye, umwe ashaka kujyana undi mu itangazamakuru ariko kujya mu rukiko atabishaka. Nibyo biri kuba kuri iyi case. Urumva umuntu kuvuga ko batabafunze, kandi barakuvuga ngo wowe turagukorera PV uje gusaba gatanya akakomeza imitsina. Urumva? Ikindi rero, uyu mugabo arimo ikibazo, wa mupasiteri wavuze ngo izizasenyuka zibona kare n'uwe ni Desire. Nari natangiye kuvuga ngo na Alex Desire yaravuze ngo hari urugo rutangira ugahita ubibona ko ruzasenyuka. Uti gute? Runo rugo directrice n'uyu munsi yiriwe ku kazi. Runo rugo umugabo mu byo avuga aravuga ngo yashatse uyu mwarimu kazi afite imanite, aramwishyurira, abona diplome universitaire. Aribyo byatumye aba directrice, kuko ntabwo ari kuba directrice ari ade. Cyo ni kimwe. Ariko uyu mugabo nubwo yishyuriye umugore, we kwiyishyurira byaramunaniye, aracyari ade. Yo wabwirwa n'iki niba yifite ni manito? Yo subwirwa n'iki? Nta bivugwa mu nkuru, nta bivugwa mu nkuru, ahubwo ikivugwamo nuko avuga ngo directrice yatangiye kumutera w'inyuma, ngo avuga ngo ntiyabana n'umugabo utarize. So bivuze ngo niyo uvuga kuba nta yatekereje. Ako gahinda ke wakumva, genda gake, turi kwigisha ibyo gahinda turigisha dusimba gahinda se. Icyo ni kimwe. Donc mu byo Desire avugaga ko izi zasenyuka zibona kare, nuko uru rugo uyu mugabo nubwo arafite ubushobozi bwo kwishyurira umugore kaminuza,
ariko badafite ubwo kuyiga. Iyo couple mu metero iyo tuzitera probabilité ibikubiye kenshi yuko batabana. Cyo si kimwe nta kubera byihorere. Imbalance. Adera mukasine igifaransa baradidibuza naho simenye ko ari nge bavuga burya kutiga biragatsindwa abasisita bateranye urumva ingero gina baririmba okay arasenze rugina baririmba arasenze igikundiro cyiza kaba umuhungu wa Miravumba mu yitwaga Mibirizi hari sinyirango ariko afite umuntu ukomeye hano muri no mujyi. Nukuvuga ngo nibi indirimbo ya Captain Sengiyumva yaririmbye Sengiyumva Bernard yaririmbye muri za 80. Iyo reality yari iriho iki gihe kugiye cya Sengiyumva Bernard ubu yikubye nk'ishuro 20. Imbalance muri foyer. Simvuze ko iyo imbalance hari rusenyuka ariko ruravunana. Sibyo se ruravunana. Neze muri salo bari kuvuga icyongereza wowe uzi ikinyarwanda gusa. Birasaba ngo wifate cyangwa usohoke. Cyangwa se babandi na bagucire bugufi bavuga ururimi wumva. Simvune se. Neze niba ari umunyamahanga utazi ikinyarwanda. Hanyuma se nukurikirana ikiganiro utari kumva ibyo bari kuvuga ari umunyamahanga wasuye urwo rugo nturavuga uti bari kungambanira. Bya biri byadira mukasine. Bari kungambanira. Umugore atangira no kubona umugabo babana batari ku rwego bataranse bya. Nibyo nyine kandi umugabo abivuga. Uko byatangiye umugore atangira kugaragaza imyitwarire itameze neza uko umugabo abivuga avuga ko ngo yagendaga avuga ngo kubana n'umugabo utarize kandi ngo ari we wamurihiye. Ya imbalance naho iri kugira ngo umenye ukuri kwabyo nta nubwo ndi hano kugira ngo nemeze ukuri kwabyo. Biraturuka kuri ya imbalance. Iyo harimo imbalance habamo n'urwikekwe. Uyu mugabo ashobora kwikanga baringa cyangwa se n'umugore kiri umugore akabikorera iki utigute rero. Umugore uyu mugabo akavuga ko buretse gatoya ngaruke kuri Desire avuga ngo uruzasenyuka ndubona kare. Bano bantu bombi bashakanye buri umwe afite umwana nkaho ibyo bidahagije bo nta numwe bafite. Kunyumva buri umwe afite umwana bo nta numwe bafite. Ongeraho nanone buri umwe afite uwo babyaranye ukiri aho hafi ukiri mu buzima kwa. Urukumva icyo kibazo? Yego. Mushakanye buri umwe afite uwo babyaranye buri umwe afite umwana yabyaye ahandi mwebwe iwanyu ntawe mubyaranye kandi abo mwabyaranye baracyariho. Ako murakumva? Allo muri kukumva ku kantu? Abantu babiri bashakanye buri umwe yarabyaye. Bo noneho bashakanye ntibabyaye. Kandi abo babyaranye baraho. Ayinya wambuje gusobanuza. Aho nakabaye. Ibi nibyo Desire ushaka kugira akantu uvuga? Oya komeze. Ibi nibyo Desire avuga ngo hari urutangira ubibona ko rutazaramba. Icyo nakwibaza nukuba baba barasezeranye ivanga mutungo. Niba bari bazi ko batazabyarana ntago ivanga mutungo ryaba ryari. Keretse niba barabigerageje bikanga. Abayize biologie, abize nuza reproduction na anatomie birashoboka ko abantu baba barabyaye ahandi bo bahura bikanga. Cyane. Byo rwose amuverisore. Ariko niba bitarabaye niba atari bo babipanze bikaza ari impanuka ari ibyago nibibibuza socialement ntibibibuza kwenyegeza umuriro ubaganisha kubana nabi kuko idaboro bashobora kutivuza kubera kugundira amafaranga ntibivuze ngo umwe amenye ngo bipfira bagahora bikekana none umwe akavuga ariko se ko kanaka yayinteye igafata ese kanaka ko nayimuteye igafata nimbi mubwira arakeka iki impamvu nakubwiye ngo buri wese afite uwo babyaranye nuko babigerageje bikanga hagati yabo buri umwe yasubira kuri wa wundi bigeze kubyarana. Ego nuko byatangiye
umugore ngo atangira kujya avuga ko umugabo amuca inyuma, akabivuga ngo bigasakuza nubwo bitagiye muri media, kuko uwo mugabo mwitangaza ko yaravugaga ngo ngize amahirwe Imana ikoze igitangaza ninjye mwifatiye kandi igihe mvugaga ataramfashe. niko yavuze umugabo se Sinayiguhaye se ako sinakubuza ubwo karanci yavuze ya baba ikiganiro nacyumva kandi nayisomye ku museki yo nkuru, ikiganiro ntabwo nayisomye, nabonye video nacyumviye ibusoro, nakibonye kuri cano tutanamenyereye, byananiye gutegereza ngo ngere i Kigali nyumve, nageze ibusoro duparika imodoka twicara ahantu mbanza kucyumva, maze kucyumva ndagenda ngo Imana ikoze ibitangaza ko ari we fashe kandi yahoraga mvuga ataramfata. Yumva good. Hanyuma rero aho byageze umugabo akavuga ati twari dufite imodoka, uyu mwarimu kazi, uyu mudirectrice ari mu directrice muri Rwamagana bagendaga n'imodoka, ariko yari imodoka y'umuryango. None umugabo akavuga ati kwa ko nge umadamu ari we wakoreraga kure, batuye Rwamagana mu mujyi, akaza kuyobora hano hino mu murenge wa Musha. Ubyumva? None umugabo kwa gukunda umugore we, ibyo nibyo yivugiye, ariko umugore ntaravuga. By the way nzamusura tuganire. Umugabo akavuga ngo nageze aho imodoka ndayimuharira kuko ari gukorera kuri, ari wikenera cyane, atariko byageze ahantu nifunguzo na kontake ntamenya aho ziba. Wabyumvise? Umugore atangiye guhohotera umugabo kuby'imutungo, amuciye ku modoka, ubwo ageze no mu yindi mitungo agenda ayihisha. Uwo ni umugabo uvuga, abantu abazakata muzumve ko ndi kuvuga version y'umugabo, iyo umugore ntayo mfite, nta gihamya ko umugabo avuga ukuri, mubifate gutyo. Ariko urumva yatangiye kumwoza ku rutoto, waruraya we, wakiwe, none amatangira kumuheza ku mitungo. Ubwo binavuze ngo niba bimeze gutya no mu buriri ntacyo yabazaga ko bimeze. Izo ni metero kuko uyu muntu yamaze kuguca amazi kuri uru rwego n'ubundi nuko hari andi makuru numva mu mugabo ngo bamufatanye ngo niba yari umushoferi, niba ari uw'amakamyo, niba ari uwo ku karere simbyibuka, ariko bikanavuga ko uwo mudamu n'ubundi atagwa nabi. Babimbwiye abantu benshi barimo abadamu bamuzi, bavuga ko ntabwo agira umutima mubi, ariko urumva ibi nabyo birimo ihohoterwa. agira ubuntu Yego. Okay. Rekeraho. Okay, ntukabaze cyane sha, abantu bari hano barumva, nta wisinzirije uhari. Ngewe akazi bamayenza mu itangazamakuru ni ukubaza, ngomba kubaza nkabona igisubizo cya sinkibona, cyangwa imigi n'akayihatse se cyangwa akasongoyeho, nkabura igisubizo cya nkakibona kandi ngakomeza. Okay. Nuko ubwo rero ibi nibyo bizamo ihohoterwa, hari bitavuzwe, ariko nanone umugabo agomba gutera intambwe akajya gusaba agatanya kuko igihamya kirahari. Ribika muha raporo ko babafatiye muri rogi. Hari abahungu babyutse bayisesengura mu gitondo, bashuti banjye bahari hafi ya fawe, wumva bari gufata imitsina ngo kuba ngo kugera muri rogi ngo ntago bivuga ko ngo baryamanye. Buri ushatse banavuga ngo ntabwo kuryamana ntabwo ari ugusambana. Ese rogi bakorera izihe dosiye zindi? Icyumba niba atari icyumba, kuko rogi igira na saro, hari n'izidafite saro, hari n'izigira jaride. Ushobora kwinjira gate ukicara muri jaride cyangwa ukicara muri saro, ariko niba ari mu cyumba, uyu muhungu nangiye kumuvuga izina zabyo aza ko azakireba, yabikomeje cyane ngo nta kibigaragaza. Kandi ikindi abantu bajya bamenya ko itegeko rihana intention. Yego nyine. None kuki bagiye kunywera umuntu bamufatiye mu cyumba nubwo babicaye kunywera mu cyumba, abandi bari kunywera kuri kontwari. Mwaje mu cyumba gukora mu gisobanuro. So iyo raporo rero bagomba kuyiha uyu mugabo akajya gusaba gatanya. Ariko ikibazo ashobora kugira ubwoba bwa gatanya kubera ko yasigara imbokoboko. Icyo ni kimwe. No, kimwe nuko wasanga ibi ari kuvuga ari kwigiza nkana, wasanga directrice afite amadeni muri sako, umwarimu ayafataho umugabo akajya muri business. Byanze bikunze nibyo ntibyabura.
ntago byabura cyangwa None akavuga nanamukunda ati, umugabo agashaka akina mukunda avuga ati agashara ka madamu hari icyo kamfashaga muri business yanjye akaguma nawe agafata imitsina akaguma bakakomeza kubana ariko ubwo ihohoterwa riba ryatangiye ubu no mu buriri wasa reka niyo twarekeraho da niyo bakongera bakagumana umugabo wakujyanye muri media nijoro mu buriri yaguhindukiza bizasaba amaza mubwira ati genda usibishe kiriya kivide urumva umugabo wakujyanye muri media na directeur wa mudirecteur arya ni directeur wa mugabo wavugaga ngo padiri ngo nawe hari uburyo bihuza ku mugore we ntazatubwire rwose wajyanye umugore wamujyanye mu itangazamakuru imishyikirano yazagorana kandi iri naryo no hari naho byemera byamwikize ubundi nkuko ejo bundi babivugaga mu kiganiro cy'ubushize babivugaga iby'umunezero n'urugwiro hari ahantu mu buriri ashobora kuba urugwiro rutarimo umunezero umwe akihindukiza yangiza akisinziriza n'igifate nk'uko unagira umuntu adahari ibyo ntabwo ari ibyishimo ntabwo ari umunezero ni ukwicuranira n'umubiri ni nk'uko wajya ku mihanda ibyo naryo ni ihohoterwa ndi gupfa kwikiriza ariko biraba ushaka kuze kubaza biraba ariko se biba gute ntabwo biba uko byakabaye ushize inkorana na Jarasi nigeze gukora ikiganiro nkwereka ko dufite ingo z'ubwoko butatu mu buriri harimo ingo nziza n'izandika hashi sibyo ariko hakabamo n'izandika x hakabamo n'izandika k dore no urwo nsobanukiye binyureye no gerageza uru rwaka ni umuntu umeze ute umuntu aryamye aha yamuteye umugongo hanyuma aba rero bombi x bombi bateranya imigongo urumva mwarareba aha mwizingiro naho tubuno duhurira aha rero bimeze neza cyane bahoberanye aha niho harimo urugwiro aha hari ibice byakoranyeho aha harimo urugwiro 100%, sibyo? Aha muri X harimo amatati amadidane urugwiro rurimo ni 0%. Hano rero urugwiro narwo ruri kuri 0%, ariko hari ufite ubushake bwa 50 noneho ariko nta wabushaka. Hano bamahirwe menshi uyu ninde? Iki aha ugiye kunoma bino bintu kunoma gute kubyita amazina ka muri ka muri ka uyu ninde uravuga mvuge gender se oya si ngombwa buri bose barabikora akenshi ukwivumbura biba hose akenshi se ni kweri kugira ngo ngirabo nikoma oya ashobora ariko hangaha ubabaye cyane n'uyu ufite ubushake akabura uwabushaho muri ka niyo dangerous kuko X bose babyemeranyijweho ntawe ubishaka n'umwe muri hashi bombi barabishaka kandi bahuje dore rero ikibazo kiri muri ka umwe arashaka undi ntafite aho ashaka ntaho ashakira ababa muri X buri umwe ejo ashobora kugira uko yiyaranje aba muri hashi bo bazarambana akaramata ariko kumvikana muri X ariko ababa muri ka ubu bushake buzagenda bugabanuka cyangwa se uyu yaguye ivutu yariye muri restaurant wa mugani wa nuza wa na Rutayisire nabonye asigaye bikoresha nawe yaravuze ngo igihe ujya muri restaurant ngo utaha wahaze mu rugo ntuzongere kurya uhiturekera ngo wavuga ngo uhiturekera ngo uyobokere ubundi cyera ariko nakunda kuvuga ngo kurya muri restaurant nigeze kuvuga ngo abagabo benshi barya muri restaurant ubwo mshaka kuvuga gakwavuka ishyamba none Rutayisire we yarabihuhuye aravuga ngo niba urya restaurant yigumemo buri gihe utaha wahaze ntuze gutera ibibazo abantu ubwo ni ukuvuga ngo ni hano so rero izi ni zo ngo zacu dufite
uru rugo rwa hano rw'uyu mu directrice rero w'imusha ubu ni ka oya ni X ni X binabaye binahindutse rero hari ukuhakujugunyira hari igihe ahindukiza umubiri ntahindukiza umutima ntahindukiza amarangamutima iryo naryo ni ihohoterwa ubikorerwa iyi ka ni ihohoterwa hano voilà muri cadre y'urugwiro hashi harimo urugwiro n'uburenganzira muri X ntabwo navuga ko ari ihohoterwa muri X nta wahohoteye undi ariko uyu hinnye umugongo yahohoteye uyu nguyu uri tayari ndi kubona ngo kamanuka kuri kari umugabo ije ni ibyawe utazagira ukashaka kuba ko se uyu hese oya utanera sinzi impamvu ko kashushanyije kuri kaza abantu nibayibona oya nyine ka umuntu umwatinnye umugongo namwe yateye umugongo ndi undari inyuma nyine urumva muri ka akabuno kuyu uhese uyu wikunje akabona gateye kunda yuwamwerekeye mbese werekeye umuntu undi yitunye imbere yawe sinzi impamvu rero mbona oya wibishyiramo abantu kose ko ari ngewe kandi ari kuri kopi bazabiyitirire se n'umugabo byamubaho n'umugore byamubaho ariko icyo nashaka ubwo ngiye ngaruka iyo bimeze bityo muri ka ni ihohoterwa babyumva uwarigirirwa uwo ari we wese ngewe umva ubu noneho nguhaye tunasoza tugaruka kuri iyo kesi ya directrice hari ibintu bibiri wavuze ari byo muri Desire yavugaga urugo rusenyuka urubona ubibona kare abantu bakavanye muri yesomo kuri ibi ngibi byabaye kuri no mugabo oya no kwitonda iyo couple ifite yo imbalance cyangwa icyo nise mu gifaransa disparité ishobora kuba y'imyaka aribyo byabaye kwa Gloria disparité ishobora kuba iya education aribyo biri kuri directrice disparité ishobora kuba iya culture aribyo byo kwa Vestina na Idrissa Burkinabe ancien militaire de culture musulmane hanyuma rwandaise chrétienne musicienne nibyo chanteuse iyo nayo ni disparité culturelle ibyo ntago nciye iteka ngo ntibikunda ariko biravunana disparité culturelle disparité chronologique disparité intellectuelle biravuna hari ugomba gukora eforu ngo ahuze na wa wundi ibyo twabivuze ku gihe cyaba Vestina yego regional na richesse nta kivuze richesse no ibyo ni mu mutwe regional mu gihugu gifite umuco umwe ntacyo bitwaye kuko ibihugu byinshi tuyise tribal kuko region cyo si ikibazo nk'u Rwanda kubera ko twese tuvuga ururimi rumwe n'umuco umwe ntabwo ari kimwe n'ibihugu usanga bifite amoko nka magana aho rero naho biba culturel niyo mpamvu nise culturel ntabwo ari nationaliste kuko hagati ya Vestine na Idrissa twavuze culture kuko umuco wa Burkina Faso umuco w'ababaye abasirikare umuco w'abamizirima kuwuhuza n'umuco w'umunyarwandakazi w'umuririmbyi w'umurokore aha kagomba kubamo uri kubyumva so ibyo rero hari abantu benshi nzi babasha kureyisisa ariko ari mugenda yigengesereye babyumva akagabanya amarere nundi agakora effort zo kugira ngo agere kuri wa wundi buriya ira ndirimbo ya Captain Nsengiyumva Bernard hari icyo Mukasine na Rugina baririmba Mukasine na Rugina baririmba Mukasine agomba gukora effort akazamuka na Rugina baririmba agaca bugufi yego siko byagenze ntabwo ari umunsi bibaye rero iyo disparité naho ni disparité intellectuelle niyo yabaye kuri Mukasine Adera na muhungu wa Mbirizi na muhungu wa Miravumba
niko byagenze. So rero ubwo twahereye ku ihohoterwa cyane ikorerwa abagabo, kuko iry'abagore ryo risanzwe rivugwa, naryo tuzarishakira umwanya. Ariko dore umva Elize, iki kiganiro uzashyireho rwa karunini rufite imitwe n'amaguru. Urumva iyo ni ihohoterwa rikorerwa mu ngo. Nanze kuvuga niba ari abagabo niba ari umugore. Uwikunje abahohoteye umwerekeye. Ariko hari n'irindi amwiha kimwili lakini alikiri kimawazo wapi hayiko. Iryo naryo niryo nko kukushugunyira, nka kundi nyine, ni nko kumeza baza yaje zana kubita isorori kayikobitrane kagera hariya kagira kubita yindi sorori akajugunyaho agahita ajya mu buriri. Naryo niryo nta kabona peti, nta kawirute, nta kwicara ngo musangire wenda sanzu unaniwe ariko kabona peti bagatanga. So ni byinshi mu by'imitungo byo ni byinshi cyane. Ariko uyu mugabo yavuze ngo nyine nyuma yaho amaze kwigarurira imodoka akaburisha kontaki, ngo yageze aho amuhisha umushahara. Ubu ushobora gusanga ari ikibazo kimaze iminsi, kwakongezwa ko ku gihe cya Dr. Uwamariya Valentine abantu benshi batangiye kubinkebebe mu ngo. Ntawigeze avuga yo bamwongera. Oya ntabwo ari bose. Ariko ubu yasanga uyu mudamu kuva abona promotion y'ubudirectrice na kwakongezwa atarabibwiye umugabo akamumenyereza yandi ya mbere y'ubu ad. Urubyumva bataranabongeza. Ubu amafaranga binjiza yose umuryango waro yazi. Inde uravuga nde umuryango wose se? Oya wari kurayabona umubare se, ko ndinjiza mwe se buri kwezi irahindagurika. Ayingenza arazwe ese ko sekera mu gipfusi. Nikose icyo gisubizo byazasaba ko wowe umpamagara na madamu tugakora ikiganiro, ariko ntabwo nabikwemerera. Hano ndi mu kazi. None se wari wanyumva ndi mu kiganiro mwitangaho urugero nk'intyozo, usibye mu kuvuga no kwigisha gusa. Ibivuga ahantu basanga twese turi abantu. Wowe se ikibazo warubajije wakisubije, wowe arayazi yose. Mbwira se. Urumva ko ari kimwe rero. Oya uretse gatoya ntabwo abantu bagiye ntabwo nabapfukirana. Icyo nzi cyo mu ngo nyinshi kandi cyane abagabo ntabwo bavuga ukuri ku byo binjiza. Ariko n'abagore n'abagore barahari bamwe na bamwe, ariko bo bavuga ngo nta wabimbajije cyangwa iki. Ariko sinacyo cyangombwa uko mbitekereza, nuko ari amategeko. Ariko ikigenzi ni ukubona icyo ayo mafaranga akora. Sibyo se? Ntabwo ari ukuvuga ngo kubuterekana utaza ngo muri ku mushahara, ntabwo bivuze ko umushahara utagaragara, ugaragara mu bikorwa, muri minerivare, muri utwo tubanza, muri babyumvise abagaragara. Ariko nanone mu muco wa Kinyarwanda, abagabo cyane ba Kinyarwanda kwicara atanga raporo na detaye, ko nshimye se umushahara wenda wa umushahara wa eske bawuzi ko kontara iri ku meza bayibonye. Ubuse nibi ngibi ni ubuse mvuga ngo premium impaya nabyo mubimurikire madamu cyane. Ayinya oya ntacyo bazabiduha muri commentaire. Niba hari umugabo umurika ya misiyo akamurika, niba hari umunyamakuru w'umugabo umurika giti, nzamenya ko ayinya ariko siri guseka.
Riko wowe urayamurika Riko sibisi pe bazatwunganira batubwire ubereka dusoreza hanga kabara agaciyemo hari n'abafite ubundi buryo bamanaginga donc hari umugabo mushuti wacu wa wundi wa mu gitondo we yambwiye ko agira konte 3 sibyo konte familiale konte infrastructure na konte divertissement familiale rero niyo konjoye niyo ihurirwaho n'abagize urugo sibyo infrastructure niwe ibikorwa remezo gushora ibyo bibanza imodoka inzu noneho ikagira n'indi konte ya leisure divertissement yo gusohokamo yaba we wenyine yaba ari n'umugore yaba ari n'undi ibyo byose bakabitandukanya management y'urugo ziba kwishi ariko zose ntago ziba zigize ihohotero nubwo amategeko asa naho yegizija hari abahuza konte zose hari abahuza zimwe babyumva hari n'abadahuza nimwe ibyo rero ni bisa nose mobile money igira mandateri nese ubaye muri mobile money nayo wayamurika ngwiki kuri konti yo mwahuza akaba ari mandateri wawe da isa n'isa akaba yajya kureba tumaze kwinjiza amafaranga ngahe ariko se kuri momo ntigira mandateri iyo muti gukubise yabirangiye nta uzungura momo ariko yakaba yazi pini azina yarari akavuga ati pini umugabo wanjye yavuye mu rugo se barayivanga umugabo wanjye yavuye mu rugo afitaya pini sha bese telefone baba amafaranga gusa kuri umugore wanjye pini ya mobile money arayizi mobile money igira pini yayo yonyine harya wa mubare w'ibanga oya wo ngo nanjye abana barawuzi ariko ntago kuvuga ngo bawukoresha bana sezera bana iganiro biragwira umareka tubashimire cyane mwese turi kumwe mu kiganiro kabara agaciyemo kugira ngo oya ni ngombwa gutangira umwaka twizihiwe nibyo ngibyo rero mureke tubashimire cyane mureke tuzasubira mu biganiro byacu by'ubutaha